Shalom shalom, igitondo cyiza, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Turifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana, abami ba kabiri ibice 7 uhereye ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya y'indengo y'ifu y'ingezi zizagurwa shekeli imwe, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli imwe. Ariko umutware umwami yegamira agasubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza tuzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Bibiliya ikavuga ngo kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo baravugana bati iki twicaza aha kugeza aho tuzapfira niki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara iwurimo kwawugwamo, kandi nidukomeza kwicara aha hantu hano gusa nabwo turapfa. Nuko none nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose ni ugupfa no gupfa. Mukabwirwa barahaguruka bajya ku rugero rw'Abasiriya. Bageze aho urugero rw'Abasiriya rutangirira basanga nta muntu urimo, kuko Uwiteka yari yumvise ingabo z'Abasiriya, ikiriri cy'amagare cy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati umwami wa Isirayeli yagaruye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Baherako barahunga nimugoroba, hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo, uko urugero rwakabaye barahunga ngo badashira. Nuko b'ababembe bageze aho urugero rutangirira binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravuga bati ibyo tugirira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera niturinda ko buki tuzagibwaho n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwira abo mu rugo rw'umwami. Amen. Reka dushime Imana. Mwami turagushimiye kubwira ijambo, amaraso yawe akomeze kuritwikira, rigire impinduka mu buzima bwacu, ibyarwanyaga ubuzima bwacu bikubitwe hasi, kandi Imana iri jambo rihindura imibereho yacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Ndashaka kuvugana namwe muri iki gitondo ijambo rivuga ngo gukira ibibembe. Bibiliya ivuga neza inkuru y'abantu b'ababembe muri iki gice cya 7. Bibiliya ikavuga neza amakuru y'ukuntu umwami ngira ngo w'Isirayeli yateye Isirayeli, agota umudugudu igice cy'amajyaruguru cya Isirayeli. Aratera, inzara iratera, abantu barya ibintu byose bari bafite muri ako gace k'i Samariya birarangira. Bigera igihe abantu bafata icyemezo, baravuga baturabizi noneho ikigaragara tugiye abantu batangira kurya amahurunguru, abantu batangira mbese bagira ibibazo bikomeye. Umwami amaze kubabara cyane aravuga ati ariko kweri kino gihugu nta muhanuzi usigaye, kugira ngo aravuga ati ngomba kwica Eliya, ngomba kwica Elisa nk'iki gihe. Elisa rero arangije arabimenya, arangije arahanura. Abo umwami yari amutumyeho ngo bamwice, Elisa arahanura ati mugende mubwire umwami ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli imwe. Umuntu umwe ngo wari umwami yegamiraga ngo araseka aravuga ati ubwo se Imana nubwo yakingura amadirishya byashoboka? Haleluya. Rero ngo hari abantu bitwa ababembe, hari abagabo 4 bakibera barashyizwe ku ruhande, baratawe. Ngo nuko ababembe baravuga bati ariko iki twicaza kugeza aho tuzapfira niki? Umubare 4 usobanura gucungurwa. Haleluya. Ikindi cya 2, Bibiliya ikavuga neza yuko aba babembe bari barashyizwe ku ruhande, kuko itegeko rya Isirayeli ryavuga ko iyo umuntu arwaye ibibembe atabana n'umuryango, yashyirwaga mu kato. Bibiliya rero isobanura neza yuko aba bagabo bigira inama bati ko ndeba n'ubundi tuzagwa aha, twahagurutse tukava hano. Ngo bariyemeza, barahaguruka ngo Imana ishyigikira iyerekwa ryabo, ngo barabareka tujye mu nkambi y'abanzi bacu. No gupfa no gupfa, bashaka bazadukize cyangwa bazatwice, tujye mu rugero rw'Abasiriya. Nuko ngo baragenda, Imana iremereza ibirenge byabo, baragenda
bageze mu mahema basanga harimo ibyo kurya, basanga harimo imyambaro, basanga amafarashi, basanga indogobe, ngo bararya, ngo ibintu bya mbere barabihisha, barongera bafata ibintu barangira bati iyi nkuru koko twakora iki? Bibiliya ikavuga ngo nuko baragenda bajya ibwami, bajya ikambere, babwira umwami amakuru ko ateye, abantu umudugudu wose inzara yarabamaze, abantu bameze nabi. Nuko ngo umwami atuma bamaneko, atuma abantu bajya kumurebera. Bagezeyo basanga nta kibazo, baraza babwira abantu bati, babwira umwami bati nta kibazo. Ngo nuko umwami areka abantu bajya gusahura cyangwa gufuya, sinzi. Yesu nashimwe cyane. Inzara, umuhanuzi Elisa ibyo yahanuye biruzura. Wa muntu wapinze nuko baramukandagira, ngo umwami amurindisha, baramukandagira. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Iyi nkuru muze kuyumva, muyikurikirane, muyisomere. Ndashaka kuvugana namwe amagambo atarenze make cyane. Icyambere, gukira ibibembe. Ibibembe muri Matayo 10, Yesu niyo misiyo yamuzanye. Matayo 10 umurongo wa 8 haravuga ngo mugende mukize abarwayi, mubwire abantu inkuru nziza, mubabwire yuko ababembe barakira, indwara zirakira, abadayimoni barahunga. Ariko mu bantu Yesu yaje gukiza harimo n'ababembe. Icyo kibembe cyawe ndabizi neza. Ikintu cya mbere, aba bantu babaga ku irembo, ndabizi neza ibyo bibazo ufite byagushyize ku irembo. Nubwo wagerageza kubihisha, abantu barabireba, bashobora kukwihorera, ariko ikibazo kirahari, kirazwi. Wowe ushobora gutekereza ngo ntago wenda babizi, ariko abantu bazi yuko ikibembe cyawe kiragaragara. Ikibembe cyawe kiragaragara, ikibembe cyawe abantu barakibona. Bibiliya iravuga rero ngo abagabo bariyemeza, baravuga bati rero twaratawe, twarajugunywe. Ndabizi ko wajugunywe, ndabizi ko watawe, ndabizi ko nta muntu n'umwe ugifite igisubizo cy'ubuzima bwawe. Ariko iki gitondo nje kukubwira amakuru meza. Hari umuntu umwe ugukunda witwa Imana, igiye kuguha iyerekwa ryo kuva mu bibembe. Ako kato wahawe, Imana igiye kugutabara. Ako kato wahawe, Imana ije kukugirira neza. Ikintu cya mbere gikiza ibibembe, ikintu cya mbere kizagukiza ibyo bisebe, ibyo bibembe by'ubukene, ibyo bibembe byo gutabwa, ibyo bibembe by'amarira, ibyo bibembe byo kujugunywa n'inshuti zawe, kujugunywa n'abantu bose. Nta muntu wiyegereza umubembe, nta muntu ujya wumva umubembe. Bibiliya iravuga rero ngo ikintu Imana yakoze, iyo Imana ijya kugutabara, ikintu cya mbere, ibibembe n'ibibazo wahuye nabyo byatumye wegera Imana. Icya kabiri, Imana iguha iyerekwa, igisubizo cyo gukira ibibembe kwawe. Ikintu cya mbere ni ukwizera Imana. Ikindi cya kabiri ni iyerekwa Imana iha ubuzima bwawe, ugahaguruka ukajya mu nkambi y'abanzi bawe. Imana yamaze kuguha ububasha hejuru y'ababisha bawe. Imana yamaze kuguha ububasha hejuru y'abadayimoni. Bibiliya iravuga ngo abo bagabo bariyemeza, baragenda. Icyambere babonye ngo nibyo kurya. Imana iyerekwa igiye kuguha, igiye kugushyigikira, iremereze imirindi yawe, iremereze viziyo yawe, maze abanzi baguhunge. Kandi ikintu cya mbere, Imana igiye kugukiza inzara, igiye kugukiza inzara, nshuti yanjye. Icya kabiri, Bibiliya iravuga ngo babona imyambaro, igiye kugushoboresha gukora imirimo myiza. Imyambaro ivuga imirimo myiza. Icya gatatu, banyaga amafarashi. Yesu nashimwe cyane. Imbaraga, Imana igiye kuguha imbaraga. Banyaga indogobe, Imana igiye kuguha indi gukora. Indogobe ni ikimenyetso cyo gukora, ni ikimenyetso cya transport kera bakoreshaga. Banyaga ifeza bisobanura ibikorwa byiza. Haleluya. Agaciro, Imana igiye kuguha agaciro. Ibyo bibembe bigiye kurangira ubona agaciro. Ibyo bibembe bigiye kurangira ubona agaciro mu muryango, aho wavutse, aho washatse, aho ukorera, aho utuye. Imana igiye kuguha agaciro. Izahabu bisobanura ubwiza. Imana igiye kukwambika icyubahiro. Imana igiye kuguha icyubahiro watakaje. Bibiliya ikavuga ngo barangije kunyaga ifeza n'izahabu n'imyambaro, ngo banyaga amafarashi. Izo mbaraga, Imana igiye kuguha izindi mbaraga. Imbaraga zo gusenga, imbaraga zo kwizera Imana, imbaraga zo guhagararana n'Imana, imbaraga zo gukoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso. Ikibembe, haleluya, kigiye kurangira. Ibyo bintu byose Imana igiye kubiguha. Hejuru y'ibyo rero,
haleluya. Bibiliya iravuga ngo abo bagabo ngo bagiye diregiti ku mwami. Ibaza abantu bari baratawe muri sosiyete, ariko kubera yuko Imana imaze kubaho ubwiza, imaze kubaho icyubahiro, imaze kubaho ibikorwa byiza, imaze kubambika, kubaho imirimo myiza, imaze kubaho amafarashi n'indogobe, imaze kubaho ibyo kurya, imaze kubambika, ngo isije irahinduka. Bibiliya iravuga ngo bajya ku mwami direct. Abantu bari baratawe ku ibaraza ry'umudugudu, nta muntu ubegera kugira ngo batabanduza. Binjira ibwami, umwami arabakira, audience y'ijuru, umwami yumva ibibazo byabo, yumva inkuru nziza, nuko ababembe bagaburira umudugudu n'igihugu. Haleluya. Nshuti yanjye, ndashaka kukubwira muri iki gitondo, nubwo watawe mu bibembe byawe, Imana igiye kubibyazamo umusaruro. Muri ayo marira yawe, nubwo watawe, Imana igiye kubyaza umusaruro ibyo bibembe byawe. Imana igiye kuguhindura amateka, ugera ibwami, ikwinjiza ahakomeye, uzibagirwa. Nakunze aba babembe baba bati inkuru ziya twayihererana, ngo biyemeza rero gufata icyemezo cy'uko bajya kuvuga ibwami no kugaburira abantu. Imana ahantu igiye kukugeza, n'ibyo igiye kuguha no gukira ibibembe, uzibuka abandi, ntuzarye wenyine. Umugisha wawe uzawusangire n'abandi. Haleluya. Bibiliya isoza ivuga ntabwo bongeye kuba ababembe. Ibyo Imana igiye kuzagukorera, naho igiye kukwinjiza, ntabwo uzongera kwitwa amazina witwaga. Imana igiye kuguhindura amateka. Muri iki gitondo wakira ubutsinzi. Imana iguha umugisha, igukorera ibyo yakoreye ababembe. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza, muri iki gitondo turamamaza ineza yawe. Ikibembe cyanjye kirarangiye, ibyo naciyemo byose kwari ukugira ngo uzigaragaze wiheshe icyubahiro ku buzima bwanjye. Ndagushimiye ko ngiye kuba umuntu w'umumaro, kandi ndagushimiye ko ngiye gukiza igihugu n'amahanga. Isi irantegereje kugira ngo mbe igisubizo cya benshi, igisubizo cyaho navutse, naho nashatse, naho natuye, igisubizo cy'igihugu, igisubizo cy'isi n'umugabane. Isi ihabwe ihumure kubera yuko wanyijije ibibembe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Ibyo bibembe byawe Imana izabikoresha gukiza abandi.